Muraho, ndabasuhuje, Yesu Kristo nashimwe, amazina yanjye ni Mukeshimana Valentina, iyi channel uri kureba yitwa Women in God's Ministry, bisobanuye ngo umugore mu murimo w'Imana. Mbahaye ikaze inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, kandi nshimiye abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse nawe uri kureba iki kiganiro bwa mbere nguhaye ikaze. Niba ari bwo bwa mbere ubonye ikiganiro cyanjye, ni ukuri nguhaye ikaze kandi nkusaba umugisha, Imana iguhe umugisha, kandi ndagusaba nkwinginga ngo ukore aho hantu handitse subscribe, kugira ngo ugumane natwe kuri iyi channel. Ubutaha nidushyiraho ikiganiro uzakibone mu wa mbere. Ndabashimiye. Reka twihutire tujye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Turahera igice ni icya 10, turahera ku murongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuze ngo marayika abonekera Koruneliyo. Marayika abonekera Koruneliyo. Reka dusome. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjira iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi none tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda ahamagara abagaragu be babiri n'umusirikare w'umunyadini wo mu bamukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose abatuma i Yopa. Reka twongereho n'umurongo wa 34 dusoreze kuri 35. Haravuze ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen, amen. Reka dusenge. Mana yacu nziza, turagushimye Uwiteka, turakubashye, uri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri aka kanya. Uwiteka Mana nziza, ndasenze ngo reka rigire aho ridukura, rigire n'aho ritugeza, reka riduhe gukora mu buryo bw'umwuka, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana risohoze umurimo wawe muri twe. Urakoze rero, ndagushimiye. Ushimwe kuko uri Imana yacu nziza, kandi ushimwe kuko uhaye umugisha mwene data ubanye nanjye muri iri jambo. Ushimwe ko hari icyo ukoze mu buzima bwe bw'umwuka. Ushimwe ko hari icyo wongeye kuvugurura muri we. Ndagusabye ngo umwuka wawe wera naze abane natwe, abe ari uyobora iki kiganiro, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Murakoze bene data, twumvishije ijambo ry'Imana ritubwira ngo marayika abonekera Koruneliyo. Iri jambo ntabwo ndi burivugeho byinshi. Icyo nshaka kuvuga ni uburyo bwo gukora mu buryo bwa gikristo, mu buryo bw'umwuka. Hari abantu batajya bemera yuko habaho iyerekwa, Imana ikaba yasanga umuntu wayo ikamwereka. Imana ivuga mu buryo bwinshi. Hari igihe yagusanga uri mu nzozi uryamye ikagira iyerekwa iguha. Hari n'igihe yagusanga uri maso ureba nk'uko nguko ndeba, ikagira ibyo ikwereka abandi bose badashobora kubona. Hari n'igihe wakumva ijwi ryayo. Ni ukuri nshuti zanjye, icyo nshatse kuvuga, birashoboka ko bamwe muri mwe mubifiteho experience, ariko hari n'ababa batafite experience kuri ibyo bintu. Icyo nshatse kubabwira ni ukugira ngo ntimugahakane ibintu by'Imana. Abantu bahakana ngo ntibibaho, ntibishoboka, mumenye neza ko bishoboka. Dushingiye kuri iri jambo rivuze ngo marayika w'Imana yabonekeye Koruneliyo, birashoboka rwose. Imana ijya yohereza abamarayika bayo, ndetse nayo ubwayo ishobora no kuyizira ikagira ibyo ikwereka. Batubwiye ngo uyu Koruneliyo yari umunyedini, cyangwa se kamwite umunyetorero.
yego umunyetorero. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari mu itorero igihe kirekire, akamara igihe kirekire mu nzu y'Imana, ariko ataragirana ubusabane n'Imana ku rwego rwe nayo avuga ati nayihamya, nayibwira abandi, narayiboneye cyangwa se mfite experience, hari aho nahuriye nayo. Ah, ukaba uri umunyetorero mwiza, utanga ibya cumi n'amaturo, wubahiriza gahunda zose z'urusengero, uba uri uwa mbere, uba wazitabiriye, ijambo ry'Imana ukunda kuritega amatwi, ariko ukaba nta na rimwe mu buzima bwawe wari wabona ugize ibihe bidasanzwe uri kumwe n'Imana. Iri jambo niwe narizaniye, ni ijambo ryo kukubwira yuko bishoboka, ni ijambo ryo kukubwira ko imirimo yawe ukora, uko gusenga, uko kwitanga kwawe, Imana irabireba. Hari abantu babwira abandi ngo kujya mu rusengero ngo ntacyo ngo n'ubundi ngo bigufasha, ariko reka mbabwire ko mu rusengero, mu nzu y'Imana niho abantu bakurira, mu nzu y'Imana niho, niba ubaye umunyetorero mwiza, niba itorero ryawe rikubwira kuva mu byaha ukemera kuva mu byaha, niba itorero ryawe rikubwira ngo ntugakore ibi ngibi ukemera kubikora, Imana irakureba, ndetse no gusenga kwawe uyisenga, Imana irakumva. Wowe rero ndagushishikariza, muntu wumvise ijambo ry'Imana, ndagushishikariza gukomeza. Umuririmbyi niwe wavuze ngo gumamo, gumamo wowe utaragira ubwo busabane n'Imana, ngo ugire igihe na kimwe uvuga uti nanjye naha abandi ubuhamya nkababwira ni narayibonye, cyangwa se yigeze yansanga, cyangwa se hari ibyo yanyeretse kandi irabisohoza. Nakubwira ngo gumayo, gumamo mu Mana, komeza aho ngaho usenge, komeza aho ngaho wumva bakubwira ngo niba Imana ivuga ngo ibi ntukabikore, Imana ntikunda ibi, mu ijambo ry'Imana ukabisoma ibyo bintu ukitoza kubyirinda, ukagenda ukura inzira yawe mu byaha. Menya neza yuko ijuru rirakureba, menya neza ko gusenga kwawe kugera ku Mana, ko igihe kimwe umwami Imana ashobora kuzagutungura, waba uryamye, waba uri maso, atagutumyeho undi muntu, we ubwe Imana ikaza, cyangwa se ikatumaho marayika wayo, Imana ubwayo ikaza ikagira icyo ivugana nawe. Aha niho tubonye Petero, ntabwo yumvaga ko bishoboka nawe. Tuzi neza uko izi ntumwa ngo zari zizi neza yuko Yesu Kristo yaziye abayuda gusa, ariko Imana yari yashatse ko bibimenya n'abanyamahanga. Niyo mpamvu Petero amaze kubona yuko Imana imutumye kuri Koroneliyo, ubwo ni igice ntashatse gusoma, nawe waza kugisoma ukakireba. Petero niwe yaje kuvuga aya magambo tubonye avuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana imwemera, ko Imana itarobanura ku butoni. Iyi Mana yacu ni Imana yera, si Imana y'inzobe, si Imana y'ibikara, si Imana y'abagufi, si Imana y'abarebare, ni Imana y'abayubaha. Nuyubaha ugakora ibyo gukiranuka, umwami Imana azakwemera. Waba uzi kuvuga neza, waba utazi kuvuga neza, ikisabwa ireba ni imbere mu mutima wawe. Niba uyubaha ugakora ibyo gukiranuka, menya neza yuko umwami Imana arakwemera. Imana irakwemera. Abantu birashoboka ko batakwemera, ariko niba wubaha Imana, menya neza ko Imana ikwemera. Ndabashimiye cyane rero, narinzanye iri jambo kugira ngo nkomeze umuntu wese ukora imirimo myiza y'Imana, ariko akaba nta na rimwe yari yagira iyerekwa, cyangwa se nta na rimwe yari yagira igihe cyo kubona afitanye umubano n'Imana, ku buryo yavuga ati Imana nanjye yansanze yambwiye ibi, akaba yabyumva abandi babivuga, ariko we bikaba nta na rimwe biramubaho. Wicika intege, Imana iriho kandi Imana irumva. Wicika intege, Imana yumva gusenga. Hari igihe kimwe nawe Imana izumva gusenga kwawe, ukomeza uyisaba Mwuka Wera, ukomeza uyisaba kukwiyereka, hari igihe Imana izakwiyereka. Murakoze rero, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, reka tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ikomeze kubashyigikira. Ciao ciao, bye, ndabakunda.